ubuyobe, imitego n'ibitero bya sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. roho yazikoresha iki? ibikorwa nk'ibyo nkoresha nawe aragukoresha se? agukoresha iki? roho zacu yazikoreshaga tukajya kwegeranya ububasha bwose hirya no hino ku isi tumuzanira, kuko nta bundi bubasha twari dufite bwo kudutabara. rero we yadukontorolaga, ububasha bwe bwari buturimo. N'ibihango kandi byinshi yagiye agirana n'ababyeyi bacu byari byaragiye bitugiraho ububasha, ku buryo yari adufiteho ububasha bwinshi, ku buryo kwakira ububasha bw'ijuru byatugoraga ngo buze kudutabara. Uko kurimbura ibyo bintu byose zari zaragiye zubaka mu bisekuru n'ibisekuruza by'imiryango yacu, nibyo urebye bidutabaye. Ntabwo mwari kuzapfa kutugeraho bitabaye uko kubohora ibyo bisekuru byose, kuko ni naho muhise mugera ku cyacu. ubwo byari bimeze, mwari mwagiye mu bihe, yego. none buri iki? Turifuza kubohoka twese, turifuza kubohoka. nta n'umwe wifuza kuguma ahantu twari turi. Twatotezwaga cyane, twari ibisebe gusa. Ubwo twageragezaga kurwana, ku rumuri rwabaye rwinshi ku isi, uko twageragezaga rero twakwakiraga n'urumuri rukeya rwadufashaga kurwana, bahitaga badutoteza. urumuri rwabaye rwinshi ku isi? Rwabaye rwinshi ku isi ku buryo nawe kugira ngo arwane byamugoraga, ariko ingingo ya nyuma yashoboraga kumutsinda ni uko roho zacu zari kubohoka. Zibohotse abatsinzwe, kuko igihe roho zacu zibohotse n'imibiri yazo ihita ibohoka. Ntabwo yaba akibonye icyo akomeza gukoreramo, kuko ijuru rihita, iyo rifite roho riyiha ububasha bwo guhita itsinda icyari kiri mu mibiri wayo. mwese kubera icyo uvuga ko urumuri rwabaye rwinshi ku isi byagenze Ibintu byinshi by'inyenga byararimbutse, umwijima ukurimbuka ari mwinshi, ni nako urumuri ruba rwinshi ku isi. Urumuri nirwo ruba ruri kuganza, ruba ruri kuba rwinshi, rukwira kandi ahantu hose, mu bice byose, ahantu hose hari harakwiriye umwijima, ubu ngubu hari gukwira urumuri. Kuko ibikorwa byinshi by'umwijima byararimbutse, byatangaga nyine ubundi bubasha bwisubira bugatanga umwijima mwinshi ku isi, n'ibikorwa bikaba byinshi by'umwijima ku isi. Ibyo rero byagiye bituma haza urumuri rwinshi, ku buryo ari na mpamvu mugeze ku bisekuru byose byari byarafashwe kubera ayo masezerano byari byaragize, byarakoranye n'inyenga. Turananiwe muri mwakoraga n'ibiki? iyi minsi. Twakoraga ibintu byinshi, twakoraga byinshi, ariko icyo twakoraga cy'ingenzi ni ukwegeranya ububasha bukubiye mu masezerano. Inyenga yari yaragiye ikorana n'abategetsi bo ku isi, abayobozi, abantu mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi, n'abantu n'imiryango y'isi yose. Nitwe twegeranyaga ububasha bwose bw'ayo masezerano, n'ibihango n'imitongero byose tukabyegeranya, ndetse n'ibintu byose, ibyaha abantu bakoze byongeraga kandi gushyirwamo ububasha bwo kugira imbaraga mu bantu. Nubwo icyaha cyatsinzwe, hari ukuntu bongeraga kugisubizamo ububasha, kikagira imbaraga mu muntu, kikaba cyamukomeretsa n'ubundi. Ibyo byose rero nibyo twegeranyaga tukabimuzanira, kuko niwe yadutegekaga, yari yaradushyize munsi y'ibirenge bye. hanyuma iyo mwabimuzaniraga yabikoresha iki? Abikoreshaga ashyira mu bikorwa iyo migambi yose yabo nyine yemereye ko agomba kubafasha. Abategetsi benshi rega nibo baha ububasha, abategetsi hafi ya bose ku isi niwe wari uri kubaha ububasha. Kuko ububasha bwacaga muri we bugahita bugera mu bandi bose bari ku isi, kuko niwe yabaga ari muri iki gihugu, kandi iki gihugu nicyo gifite ubwo bubasha bwo gusakaza ububasha bwabo bw'inyenga cyangwa bw'ijuru ku isi. Bwamucagamo rero agahita bukwiza ahantu. Yari nk'umugaba w'ingabo, niko bimeze.
yari nk'umugaba w'ingabo. Izo ngabo ni roho mbi yoherezaga, n'ububasha yoherezaga bwamuvagamo bugakwira ku isi yose, bugakwira muri abo bategetsi, bugateza intambara, ibyorezo n'indwara n'ibindi bitandukanye. Byavaga muri we, ni roho mbi zavaga muri we, ariko zavuye muri bwa bubasha twamuzaniye, cya bya bihango n'imitongero n'amasezerano n'ibindi byose twabaga twegeranyije tukabimuzanira, agahita abikuramo izo roho mbi. Izo roho mbi kandi akongera kuzohereza zigakwira mu bantu, ziteza ibyo bibazo bitandukanye hirya no hino ku isi. none se ubu wari Ububasha bwe bwinshi muraburimbuye. Ubu ngubu ikiba gisigaye twe tubohotse n'ububasha buri mu umubiri wanjye buhita burimbuka. Buhita burimbuka birikora. Kuko iyo jye mbyanze n'ibiri mu mubiri wanjye, kuko ngizwe n'umubiri nkagirwa na roho, n'ibiri mu mubiri wanjye bihita bivamo, kuko nemera no mu mwanya w'umubiri wanjye. We rero nabo bari hano. Byamufasha ari hano. Ari hano twese turaha, ntabwo mwari kujya kudufata yabagize. aho ari ubu ngubu urabona ameze ate? Arapfukamye. yarapfukamye. mwese murashaka kubohoka? Yego, twese turashaka kubohoka. mupfukame munsi y'umurimo wa Kristo mwami. imbere y'intebe y'ubwami n'ubwamikazi bwa Kristo mwami na nyina w'ubwami. mushyire ikiganza cy'iburyo. mwanze shitani, Turayanze. mwanze n'ibinyoma byayo yagiye ibabeshya, Turabyanze. mwanze ibihango n'imitongero n'amasezerano bikoreho mu bitekerezo, mu magambo no mu bikorwa, no mu kubabuza gukora ugushaka kw'Imana Data. murabyanze. Turabyanze. mwanze ibihango n'imitongero n'amasezerano bakoreho mu nzozi. Turabyanze. mwanze ibihango n'imitongero n'amasezerano bakoreho muri mu nda z'ababyeyi banyu, n'ibyo bakoreho mumaze kuvuka, n'ibyo wakoreye mu miryango yanyu n'ibisekuru n'ibisekuruza byanyu, n'ibyo wakoreye ku miterekero no ku mihigo no ku bitambo yaturiwe mu miryango yanyu, n'ibisekuru n'ibisekuruza byanyu. murabyanze. Turabyanze. mwanze umubiri w'icyaha yabambitse, Turawanze. mwanze ibyaha byose yabakoreyemo n'ibyo yabakoresheje, Turabyanze. mwanze ibinyoma byose yababeshye n'amasezerano mwagiranye. Turabyanze. mwemera Imana Data ushobora byose wari mu ijuru n'isi. Turayemera. mwemera umwana w'ikinege Yezu Kristo wabyawe na Bikira Mariya, akabora ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, akabambwa ku musaraba agapfa, agahambwa, akamanukira mu irimbi, ku munsi wa gatatu akazuka akajya mu ijuru, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ushobora byose. muramwemera. Turamwemera. mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika ntagatifu, urusange rw'abatagatifu, ko abanyabyaha bikizwa, nuko abantu bazazuka bakazaba biteka. murabyemera. Turabyemera. mwemera ko Kristo umwami yatsinze urupfu, agatsinda icyaha, agatsinda shitani, agatsinda ikibi n'ikinyoma, agatsinda ibyago n'imibabaro, kandi akaba yarahaye abavandimwe gutsinda mu izina rye. Yego, ndabyemera. mwemera yuko Kristo umwami na nyina wa Jambo n'abana be batsinze shitani burundu. Turabyemera. mwemera yuko ugushaka kwanyu n'ugushaka kwa shitani kutakiri, ugomba gukora ugushaka kw'Imana Data igihe cyose, hose no muri byose. murabyemera. Turabyemera. ni muri uko kwemera tugiye kubabohora mu izina rya Kristo umwami, kubasha duhabwa n'abatisimu, iduha ubusaserdoti, ubuhanuzi n'ubwami, kandi ku butumwa Kristo umwami yaduhaye bwo kuboha no kubohora mu izina rye. mu izina rya Kristo umwami n'izindi roho zose muri kumwe yababohoye mu izina rya Kristo. n'izindi roho zose muri kumwe yababohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. mwese mbeguriye Kristo umwami, mwese mbeguriye Kristo umwami. basukuje amaraso ya Kristo umwami, bacubije mu nyanja y'impuhwe z'Imana Data, bacubije mu nyanja y'impuhwe z'Imana Data, buhagiyeho ubwandi n'umwanda wose sekibi yabanduje. yababohoye mu izina rya Kristo umwami, yababohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. mwese mbeguriye umutima mutagatifu wa Kristo umwami, mwese mbashyize mu mutima mutagatifu wa Kristo umwami, yababohoye burundu mu izina rya Kristo umwami.
yababohoye burundu mu izina rya Kristo umwami, yababohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Mwabohotse hari ibihango bikituriho byanze kutuvaho. ibihe Isakira irego yakoreye mu mubiri wacu zifite ububasha bwinshi. sakira irego yakoreye mu mibiri yanyu zifite ububasha bwinshi, ndazirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Sakira irego zose ndazirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Sakira irego zakoreye mu mibiri yanyu ndazirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Imico n'ingeso yatoje imibiri yacu byanze kuvamo. Imico n'ingeso yatoje imibiri yanyu byanze kuvamo, yabirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Kamere shitani yubatsemo. Kamere shitani yubatse mu mibiri yanyu ndazirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ibyo yubatse mu bwonko no mu mutima. Ibyo yubatse mu bwonko no mu mitima yabirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. N'umwijima mwinshi uri mu maraso. Umwijima mwinshi uri mu maraso yanyu yawurimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Wose nkuroshye mu nyenga y'irimbukiro. Mwabotse Yego. niki mwasaba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, niki mwasabaho imbabazi mbere yo kugira ngo ikuzo ry'Imana ribabohore? Njyewe n'abo mu muryango wanjye bose, n'abo mu bisekuru no bisekuruza by'umuryango wanjye bose, mbere na mbere turasaba imbabazi abatuye isi bose kubw'ubuhemu n'ibihango n'imitongero n'amasezerano twagiranye n'inyenga, twagiranye na Sekibi n'ububasha bw'inyenga, kubw'ubuyoboke twagiriye inyenga tuyoboka abapfumu, n'amasezerano n'ibihango n'imitongero twagiranye nabo bikagira ingaruka no ku banyarwanda n'abatuye isi bose. Ibyakorewe mu mibiri yacu bikangiza roho z'abantu benshi n'imibiri y'abantu benshi, intego z'abantu benshi, bikangiza igihugu cy'u Rwanda n'isi yose. N'ibindi byose byakorewe mu mibiri yacu n'ibyakoreshejwe roho zacu n'ibyo ubwacu twakoze tubizi cyangwa tutabizi, byose turabisabira imbabazi ku bantu turasaba imbabazi abantu bose, abatuye isi bose n'ibiremwa byose. Turasaba imbabazi Imana, abatagatifu n'abamarayika. Turasaba imbabazi ubutabera bw'Imana hano ku isi, buri hano ku isi. Turasaba imbabazi Kiliziya y'isi yose yo muri Purgatori n'iyo mu ijuru. Turasaba imbabazi isanzure ry'ijuru. Turasaba imbabazi ibiremwa byose by'Imana ku buhemu bwose twagize, kandi twiyeguriye ugushaka kw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko gushaka kwacu bwite tukuvanyeho burundu. Turemera ko tuzakora ugushaka kw'Imana igihe cyose, hose no muri byose, kandi tutazongera gutatira ngo duhemukire Imana. Tutazongera guhemukira Imana mu migirire yacu yose, haba mu bitekerezo, mu magambo no mu bikorwa, kandi tutazongera no kugira icyo twirengagiza gutunganya mu bihuje no gushaka kw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Turashimira kandi ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu hano ku isi. Turashimira abarwanyi bose, turashimira abatuye isi bose, turashimira ibiremwa byose, turashimira umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, turashimira abamarayika n'abatagatifu bose, turashimira Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu kubw'impuhwe batahwemye kutugirira no kutugaragariza uyu munsi n'izo batugaragarije uyu munsi. Turabashimira ko batubohoye ku ngoyi zose za Sekibi. Turabashimira ko badusesekaje kandi badusesuyeho ibyiza by'ingoma y'ijuru binyuze mu mpuhwe z'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, zinyuze mu butabera bw'Imana buri hano ku isi. Kandi namwe mwese turabashimira kuko mudufashije kubohoka tukagaruka mu buzima Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu yatugeneye.
nyina wa jambo n'abashyire mu gishura cye, abacubize mu nyanja z'Imana, abatuye kuri altari yo mu ijuru, abatuze mu rugo rutagatifu rw'i Nazareti. Sekibi zose zari ziri mu mibiri yanyu, sekibi zose zabajyanye mu nyenga, sekibi zababujije amahoro, zikababuza ibyishimo Imana Data yari yarabageneye, zose nzitegetse gupfukama munsi y'urumuri rwa Kristo Umwami, imbere y'intebe y'ubwami n'ubwamikazi bwa Kristo Umwami na nyina wa jambo, zikarahira ibyo zakoze n'ibyo zateganyaga gukora byose. Sekibi, sekibi, ni icyo agasaza kudukozeho, ngo udukozeho kuturangije, kuturangije, uraturangije dushyizeho akadomo noneho. Uraturangije dushyizeho akadomo, wa musaza we barakomeje kudondadonda, none inkoni y'umwana koko ishize dondi, uraturangije, uraturangije. Dore ibanga twari twaraguhishe n'iri, n'iri twari twarabumvishije ko ari shitani ubwe, ariko twari twarabahishe yuko uwo muntu ari umuntu, ahubwo ari roho y'uwo muntu twatwaye, tukaba muri we tukunga ubumwe nawe hafi 100% ku buryo tuba we. Ibyo rero byaduhaga ububasha bwo gukomeza kugira ububasha muri we mu buryo bukomeye. Ntabwo mwari kuzapfa mudutsimbuye. Sha, iki ni igitego mudutsinze gikomeye, ntabwo kukigombora byatworohera. Mwana wanyu ni umunyamayeri, umunyamayeri aradutsinze pe, aradutsinze. Uyu munsi yaduteze umutego, yaduteze umutego igihe tujya gutera aka gahungu. Ntabwo twari tuzi ko Ingabire yari yahaye ububasha bwo kuvumbura iryo banga. Baraturetse, abarwanyi bose tukadondaho bakadukumira, tugiye kuri uyu baratureka, none bidukozeho ni wene. Niba ibanga ryari ririmo, buriya nta murwanyi wapfiraga kuturimbura bataramuhaye ububasha bwo kuturimbura. Buri departoma cyangwa buri gikorwa cyose gikorerwa ku isi kiba gifite Ingabire izakirimbura. Twari twarayabawe, mbega, umwana wanyu araturangije. Tureke tugende, biraturangira. Muremeye, turemeye, ikiganza cy'uburyo, umwana wanyu aradutsinze. mwemera Imana Data ushobora byose wari mu ijuru wese. Yego, turayemera. Mwemera umwana w'ikinege Yesu Kristo wabyawe na Bikira Mariya, akababara ku ngoma ya Posiyani, akabambwa ku musaraba, agapfa, agahambwa, akamanukira mu irimbi, ku munsi wa gatatu akazuka, hejuru akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ushobora byose. Muramwemera? Turamwemera. Mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika ntagatifu, urusange rw'abatagatifu, uko abanyabyaha bikizwa n'uko abantu bazazuka bakazaba iteka. Murabyemera? Turabyemera. Mwemera ko Kristo Umwami yatsinze urupfu, agatsinda icyaha, agatsinda shitani, agatsinda ikibi n'ikinyoma, agatsinda ibyago n'imibabaro, akaba yarahaye abavandimwe be kubitsinda mu izina rye? Turabyemera. Mwemera ko Kristo Umwami na nyina wa jambo n'abana be babatsinze burundu? Turabyemera. Mwemera yuko gushaka kwanyu no gushaka kwacu kw'abavandimwe bacu ko twese tugomba gukora umurimo w'Imana Data igihe cyose, hose no muri byose? Murabyemera? Turabyemera. Mwanze shitani n'ibyayo byose? Turayanze. Mwanze inyenga zose n'ububasha bwazo n'ibikorwa byazo n'imishinga Lusiferi yazisigiye? Turayanze. Turabyanze byose. Mushyire ikiganza cy'iburyo hejuru, nahirira imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ko mwemeye ko Kristo Umwami na nyina wa jambo n'abana be babatsinze burundu, ko mwatsindiwe kuri muntu, ko mwatsindiwe ku isi, ko mwatsindiwe ku biremwa byose, murahirwa mu bindi byose mwakoze n'ibyo mwateganyaga gukora, kandi mwakakirwa amazina yanyu n'amazina y'abo mwakoranaga. Gira vuba. Njye Mandwa Nkuru y'u Rwanda, njye Mukambwe Mukuru, umuhesha w'inkiko washakaga guha abana b'inyenga ibyo basezeranyijwe guhera mu ntangiriro,
njyewe ububasha bw'inzoka ya kera na kare bwasakumye 1/3 cy'inyenyeri bukakimanurira ku isi. Njyewe ububasha bwa nyabingi, njyewe ububasha bwa rusiferi, njyewe ububasha bw'abazimu, njyewe ububasha bw'imandwa zose zabayeho, njyewe ububasha bw'ibitega, njyewe ububasha bwa sekibi na sekinyoma, njyewe ububasha bw'amasezerano, njyewe ububasha bw'ibihango, njyewe ububasha bw'imitongero, njyewe ububasha bw'ubupfumu, njyewe ububasha bw'amarozi, njyewe ububasha bw'ikuzo ry'inyenga, njyewe ububasha bw'icyubahiro cy'inyenga ku isi, njyewe ububasha bw'abarangi, njyewe ububasha bwa madamu samake, njyewe ububasha bwa cyambuzi, njyewe ububasha bwa kivuruga, njyewe ububasha bwa negosiyateri, njyewe ububasha bwa asisita negosiyateri, njyewe ububasha bwa bwenge bw'inyenga, njyewe ububasha bwa cyemezo cy'inyenga muri muntu, njyewe ububasha bw'imyanzuro y'inyenga muri muntu, njyewe ububasha bwakoreraga mu bisekuru no mu bisekuruza by'imiryango kuva kuri Adamu na Eva, njyewe ububasha bw'ireme ry'uburezi bwareraga abantu bubatoza imico y'inyenga, kamere y'inyenga, ingeso z'inyenga, njyewe ububasha bwubakaga ingeso na kamere shitani muri muntu, njyewe ububasha bwakoreshaga abantu amasezerano mu buryo bwose, haba mu bitekerezo, mu magambo no mu bikorwa, njyewe ububasha bwa roho mbi, njyewe ububasha bwo kuroga, bwo guterekera, bwo kubandwa, njyewe ububasha bubandisha abantu, guterekera, njyewe ububasha bwateraga abantu icyuhagiro, njyewe ububasha bw'icyuhagiro, njyewe ububasha bw'icyicaro cya nyabingi muri muntu, njyewe ububasha bw'ibisasiro bya nyabingi. Twebwe ububasha bwose bw'inyenga bwakoreraga mu bantu, bwakoreraga mu bapfumu n'abarozi, ubwakoreraga mu bategetsi, bwakoreraga mu banyabubasha bose, baba abategetsi mu nzego zikomeye za leta, mu nzego zoroheje. Njyewe ububasha bwari bwarafashe umuryango ukawigarurira, njyewe ububasha bwari bwarafashe roho zabo n'imibiri yabo, njyewe ububasha bwakoreshaga roho zabo bwazihaga amategeko. Twebwe ububasha bwose buri hano bwabo bwavuze n'ubutavuze, turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko Kristo umwami na nyina wa Jambo na muntu badutsinze burundu, badutsindiye mu miryango yose y'isi, badutsindiye ku mandwa zose zari ziri mu mitwe y'abantu, badutsindiye ku bwonko bw'abantu, badutsindiye mu mitima y'abantu, ku ntanga z'abantu na nyababyeyi z'abagore. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko badutsindiye ku iremwa ryose ry'amashitani ryakorewe muri muntu. Turemera ko badutsindiye ku mashitani yose yaremewe muri muntu, kuri roho mbi zose zaremewe muri muntu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko badutsindiye kuri roho mbi zose ziremye umubiri wa muntu. Turemera ko badutsindiye kuri roho mbi zose ziremye ubwonko bwa muntu, zashaka kwihindura ubwonko bwa muntu, izari zarihinduye ubwonko bwa muntu igice kinini, izari zarihinduye umutima wa muntu igice kinini, izari zarihinduye intanga za muntu igice kinini, prostate n'igitsina cya muntu n'imiyoborantanga ya muntu. Ubwari bwarinjiye mu maraso ya muntu, ubukungu bumwe n'amaraso ya muntu bukamutoza imico n'ingeso by'inyenga, bukanamwumvisha ko iyo mico ariyo ya muntu Imana yaremye. Twebwe ububasha bwatozaga abantu bukanabumvisha ko ariko Imana yabaremye, bubemeza ko imico yacu n'ingeso zacu na kamere zacu arizo zabo. Twebwe ububasha bwaremeraga ubundi bubasha mu magambo abantu bavuga, mu bitekerezo abantu bagira no mu bikorwa abantu bakora. Twebwe ububasha
bwari bwarakoze kopi ya muntu mu ntanga ze, bwari bwarakoze imbaraga zisubiraga mu bantu bose zikangarukamo kandi zikabasubiramo zikomeza kubasakazamo ububasha bwanjye. Turemera ko dutsindiwe ku bategetsi bose b'isi, dutsindiwe kuri n'umuryango we wose twari twarigaruriye, dutsindiwe ku twari dufitemo ububasha bwinshi twakoreshaga tukaba twashaka no kumwimika. Turemera ko dutsindiwe ku bana bose dutsindiwe kuri roho zabo twari twarafashe, imibiri yabo twakoreshaga. Turemera ko dutsindiwe mu bwonko bwabo, dutsindiwe mu mitima yabo, ku ngabire zabo no ku nema zabo, dutsindiwe ku ngabire n'inema zose twari twarafashe z'abantu twakoreshaga, zaba iz'abanyarwanda n'iz'abatuye isi bose. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku ruhererekane rw'ihindagurika rya muntu kuva kuri Adamu na Eva twagiye tugiramo uruhare, tugahindura umubiri wa muntu bijyanye n'imico n'ingeso twabaga twaratoje ibisekuru n'ibisekuruza bye kugera uyu munsi. Turemera ko dutsindiwe ku ihindagurika ry'umubiri wa muntu uriho kuri uyu munsi. Turemera ko dutsindiwe ku murongo twari twarageneye muntu agomba kubamo, n'umubiri wa muntu umurongo wagombaga kugenderaho uhuje n'imico n'ingeso na kamere z'uruhurirane rw'ibisekuru n'ibisekuruza byose byaranze muntu ku isi, bikongera kurema muntu mushya ukubiyemo izo ngeso zose. Turemera ko dutsindiwe ku bubasha bwacu bwose bwagiraga umuntu uruvangavange rw'imico n'ingeso na kamere shitani n'iby'ijuru byose, tukabivangavanga kugira ngo umuntu adasobanuka atanasobanukirwa. Turemera ko dutsindiwe ku bantu bose twari twarahejeje ku isi, dutsindiwe ku nyenyeri zose twahanuriye ku isi. Turemera ko roho z'abantu bose twari twarafungiye ku isi, tukabatoza iby'isi, tukabumvisha iby'isi, tukanabemeza iby'isi ko ari byo bagomba kubamo, tukabibagiza iby'ijuru baremewe. Turemera ko izo roho zose tuzitsindiweho n'ububasha bwacu bwose bwabatozaga ibinyuranye no gushaka kw'Imana tubutsindiweho burundu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ububasha bwacu bwose bwahuguraga imitima y'abantu tubutsindiweho. Turemera ko dutsindiwe ku banyeshuri bacu bose twari twarafashe, abanyeshuri b'inyenga bose, baba abo twigishaga ibya politike, imiyoborere, ubupfumu, ubukonikoni, ubumenyi bw'isanzure, imico n'ingeso by'inyenga, uburozi n'ibindi byose twabatozaga by'inyenga. Turemera ko abo bose tubatsindiweho, n'ibyo twari twarabigishije byose tubitsindiweho. Turemera ko dutsindiwe mu bitekerezo twacengezagamo ububasha bwacu ngo nawe akore nk'umupfumu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ubwo bubasha bwacu bwose na konegisiyo zose twari twarubatse zamuganagaho ngo zimutoze imico y'inyenga n'ubupfumu bw'inyenga. Turemera ko zose tuzitsindiweho, dutsindiwe ku byo twari twaranyujije mu bwonko bwe byose, dutsindiwe ku byo twari twarumvishije ubwonko bwe byose duciye mu mafilimi twagiye tumutoza guhera mu bwana bwe tumwigisha. Dutsindiwe ku irari ryose twari twarubatse muri roho ye no mu mubiri we no mu bwenge bwe no mu mutima we. Dutsindiwe ku byemezo byose twamufatiyemo, ku myanzuro yose twamufatiyemo. Dutsindiwe ku migisha ye, ku ngabire ze no ku nema ze zose. Dutsindiwe ku by'abarwanyi bose twari twarafashe. Dutsindiwe mu miryango y'abarwanyi bose no kuri roho zabo mu miryango y'abarwanyi bose twari twarafashe. Dutsindiwe ku mico n'ingeso na kamere byose twari twaratoje abarwanyi, byo twari twaratoje abo mu miryango yabo no mu bisekuru no mu bisekuruza byabo, bikanaduha ububasha bwo gutera abarwanyi tubateje iby'abasekuruza babo ubwabo bari bararemye mu magambo yabo no mu myanzuro no muri desiziyo zose bari barafashe. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko byose tubitsindiweho burundu. Dutsindiwe mu bisekuru mu bisekuruza by'imiryango yabo byose, n'ibyo twari twarubatsemo byose tubitsindiweho, byose tubisenye. Turemera ko imibereho yose y'abarwanyi tuyitsindiweho. Dutsindiwe ku bwoba twabateraga, impagarara z'umutima, imyumvire
yose twari twarabashyizemo, turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ububasha bwacu bwose bwari bwarambuye abarwanya icyizere cyo kugirira cy'umwami wanyu, ubwari bwaragihishe bwose tubutsindiweho, dutsindiwe ku cyizere abarwanyi bagomba kugirira umwami wabo n'abatuye isi bose. Turemera ko dutsindiwe ku cyizere cyabo bagomba kugirira Imana twari twaratwaye. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe no kukwemera kose kwabo twari twarafunze, dutsindiwe ku muri zose twari twarafunze, dutsindiwe ku mbyaro zose twari twarafungiye mu isi ya roho, dutsindiwe turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe mu nyanja zose no mu birimo byose, zaba inyamaswa zirimo n'ibindi byose Imana yashyizemo, dutsindiwe ku butaka, dutsindiwe ku mashyamba, dutsindiwe mu kirere cy'isi, dutsindiwe mu isanzure ryose n'ibiri mu isanzure byose tubitsindiweho. Turemera ko ububasha bwacu bwose bwarwanyaga muntu bwari mu isanzure, ubwari mu mazi, ubwari mu butaka, ubwari mu kirere cy'isi, mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, bwose turemera ko tubutsindiweho. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko muntu wese tumutsindiweho, imimerere ya muntu Imana yaremye tuyitsindiweho, ibyo twavangaga muri muntu byose byatumaga muntu adasa n'Imana se yamuremye. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko byose tubitsindiweho burundu, nta na kimwe cyacu gisigara muri muntu. niba hari ibindi utarahiye ubutabera bw'Imana bw'ubwenge ibintu bisumba ibindi niba hari ibindi utarahiye ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu inshuro tiriyari miliyari magana. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku ijambo rya muntu twari dusigaranye ku isi. Turemera ko dutsindiwe ku byiyumviro bya muntu twakoreshaga twumva ibibera ku isi, dutsindiwe ku maso ya muntu twakoreshaga tureba ibibera ku isi, dutsindiwe ku maboko ya muntu twakoreshaga dukora ibikorwa bibi ku isi. Turemera ko dutsindiwe ku ntambara, ibyorezo, imitingito, inzara n'ubundi bubabare bwose twazanye ku isi bwatotezaga muntu bugatuma umuntu atakira amahoro ya Kristo umwami muri we. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko byose tubitsindiweho burundu, dutsindiwe ku bubasha bwacu bwose bwabyegeranyaga, ubwabishyiragamo ububasha bwinshi ngo bikomeze kwangiza abantu. Turemera ko dutsindiwe kuri roho mbi zose zabisakazaga mu bantu, izasakaraga mu bantu nk'indwara, nk'ibyorezo n'izindi zose zihinduraga indwara, izatezaga intambara, izatezaga inzara n'ubukene, izafungaga imigisha, imihamagaro, ingabire n'inema z'abantu zigatuma bidakora neza. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko zose tuzitsindiweho. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko Kristo umwami na nyina wa jambo na muntu badutsindiye ku bya muntu byose, badutsindiye mu masaha yose, mu bihe byose. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku mugambi w'Imana twarwanyaga wo guhuza isi ya roho n'iy'umubiri, hakaba isi imwe igengwa na Kristo umwami, igengwa n'urumuri, igengwa na Roho Mutagatifu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ububasha bwacu bwose bwarwanyaga Imana mu masaha amwe n'amwe, bwari bufite imiryango yose twari twarafunguye mu masaha amwe n'amwe twanyuragamo tuza kurwanya ugushaka kw'Imana mu isaha nyirizina y'ibikorwa by'ijuru ku isi. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko iyo miryango yose tuyitsindiweho, dutsindiwe by'umwihariko ku isaha ya saa sita za nijoro, ku isaha ya saa sita z'amanywa, saa 12 za mu gitondo n'iza nimugoroba. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe mu masaha yose, mu bihe byose, byaba ibyo mu isi bigaragara n'ibitagaragara. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko hose Kristo umwami na nyina wa jambo na muntu bahadutsindiye burundu. niba hari ibindi utarahiye ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyangari mu gihugu wikubye inshuro tiriyari miliyari magana. niba hari ibindi utarahiye ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyangari mu gihugu
bikubye inshuro tiriyari magana ane. turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ububasha bwacu bwose bwari bwarahinduye imikorere y'umubiri wa muntu bugatuma iyo umubiri wa muntu uhora urwanya Roho Mutagatifu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko bwose tubutsindiyeho burundu. Turemera ko icyaha cyose twakomezaga mu mubiri wa muntu kugira ngo Kristo umwami ntature mu mubiri we, kugira ngo ubuhanga bw'Imana budatura mu mubiri we. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku byaha byose twakomezaga mu mubiri wa muntu, ingeso na kamere n'imico byose twakomezaga mu mubiri wa muntu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko byose tubitsindiweho burundu, ko nta na kimwe cyacu gisigara muri muntu. Uburyo bwose twakoreshaga turwanya Imana twari twarubatse muri muntu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko bwose tubutsindiweho burundu. Turemera ko nta kintu na kimwe cyacu gisigara muri muntu wa mugabo twatsinzwe. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku butabera. Ububasha bwacu bwose bwarwanyaga ubutabera tubutsindiweho. Dutsindiwe ku ndwara zose twateje, ibikomere byose twamuteje, ingeso na kamere zacu n'uburwayi bwacu na roho mbi zose zari zimurimo. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko zose tuzitsindiweho nta n'imwe imusigaramo. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ububasha bwacu bwose bwamuremye guhera mu bwana, bumutoteza, bumuremamo ububabare, bumumenyereza ububabare, bumukundisha ububabare, bumwumvisha ko ububabare ntaho batazigira batandukana. Turemera ko ububasha bwose bwamuremyemo ibyo bitekerezo tubutsindiweho. Dutsindiwe ku bitekerezo bye byose, dutsindiwe ku migambi yacu yose twari tumufiteho, iyo twari dufite ku ngabire ze zose, iyo twari dufite ku muhamagaro we, ku migisha ye, inema ze n'ibindi byose twari cengeje mu mubiri we. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko byose tubitsindiweho burundu. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe kuri roho zabo mu muryango we, dutsindiwe ku mibiri yabo n'abo mu bisekuru n'ibisekuruza by'imiryango ye bose. Turemera ko tubatsindiweho. Dutsindiwe kuri roho mbi zose zari ziri mu muryango we no mu bo mu muryango we no mu bisekuru no mu bisekuruza by'umuryango we zose. Turemera ko nazo tuzijyanye tuzitsindiweho burundu. Turemera ko dutsindiwe kuri roho mbi zari zarakomeye muri we, zari zarakomeye mu bikomere twamuteje, zakomezaga kumuteza uburwayi, zakomezaga kumutoteza. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko zose tuzijyanye mu nyenga y'irimbukiro nta n'imwe imusigaramo. Turemera ko turekuye ubuzima bwe, turekuye ahazaza he, turekuye ahashize he, turekuye n'igihe arimo, ibihe bye byose turemera ko tubirekuye tubitsindiweho burundu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku bubasha bwose twari dufite muri, dutsindiwe no mu bavandimwe be bose. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku muhamagaro we, dutsindiwe ku ngabire n'inema ze, dutsindiwe ku mico n'ingeso twamwubatsemo, dutsindiwe ku bubasha bwacu bwose bwamuriragamo. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe mu bwoba n'amarangamutima twamwubatsemo, dutsindiwe kuri roho mbi zose zari zimurimo zabimuteraga. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe mu muryango we no kuba mu muryango we bose, dutsindiwe kuri roho mbi zose zari ziri mu muryango we, zari zimurimo n'izari ziri muri n'izari zarakoreye ibihango n'imitongero n'amasezerano mu muryango no mu bisekuru no mu bisekuruza by'umuryango we. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko zose tuzitsindiweho. Dutsindiwe kuri byose byaduhaga ububasha mu muryango we, byaba ibyo bari bazi n'ibyo batari bazi byose. Turemera ko tubitsindiweho burundu. Turabyemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku mwana muto n'ubumuga bwose twashaka kumuteza. Turemera ko tubutsindiweho. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku bubasha bw'umwana twari twarazitiye ngo ntibukore icyabuzanye ku isi. Dutsindiwe ku rumuri rwe twarumaga turwanya ngo turufunge. Dutsindiwe ku muhamagaro we ku isi n'ubutumwa bwe ku isi. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku babyeyi be,
dutsindiwe kuri roho mbi zose batotezaga, izari zibarimo n'izari zarabaremye zikoresheje ibyo twagiranye n'abasekuru n'abasekuruza b'imiryango yabo n'ababyeyi babo byose. Turemera ko tubitsindiweho burundu, turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe kuri n'abo mu miryango yabo bose na roho mbi zose zari zibarimo. Turemera ko tuzijyanye. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe kuri roho z'abo mu miryango yabo n'ububasha bwacu bwose bwari bwaravomye ububasha bwo kurema roho mbi zabarwanyaga mu miryango yabo no mu bisekuru no mu bisekuruza by'imiryango yabo. Mu masezerano twagiranye n'abasekuru n'abasekuruza b'imiryango yabo bose turemera ko tubitsindiweho. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe kuri twakoreshaga tukamuremamo roho mbi mu bikorwa twamukoresheje zijya kurwanya, zikarwanya n'ingabire ye, zikarwanya umuhamagaro we, zikarwanya n'ibindi byose yaherewe ubutumwa bwo gutunganya kuri iyi si. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko byose tubitsindiweho burundu. Turemera ko dutsindiwe ku ngeso yo kwikuza twashaka kujya dukomeza kubaka mu barwanyi duhereye kuri n'abandi barwanyi bose. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko kwicisha bugufi kwabo twamaga dufunga ngo ntikurimbure burundu kwikuza kwacu twari twarabubatse mu guhera mu bwana. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku kwikuza, dutsindiwe no kwicisha bugufi twafungaga n'ububasha bwo kwicisha bugufi kwabo twafungaga. Turemera ko tubutsindiweho. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe kuri no mu muryango wabo n'imisekuru n'ibisekuruza byabo. Dutsindiwe mu muryango, dutsindiwe ku bana bose na roho mbi zose twari twaragiye dukora mu bikorwa byose twari twaragiye dukoresha ko mu butabera bose. Turemera ko zose tuzitsindiweho. Dutsindiwe kuri izo roho mbi zose n'izo mu miryango yanyu no mu bisekuru n'ibisekuruza by'imiryango yanyu zose. Turemera ko tuzitsindiweho. Dutsindiwe ku bubasha bwacu bwose bwari busigaye mu maraso yanyu bw'umwijima twari twaranze kurekura burundu. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe ku maraso n'amazi yanyu. Dutsindiwe ku buziranenge bwayo twamaga duhindanya ngo ntabe maziranenge. Turemera ko dutsindiwe ku nzitiro zose twari twarashyizeho ngo mutinjira mu mutima mutagatifu wa Kristo Umwami mu buryo bwuzuye ngo bareme bundi bushya. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsindiwe kuri byose twarahiye, ibyo tutarahiye, ibyo twavuze n'ibyo tutavuze byose. Turemera imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko Kristo Umwami na nyina wa Jambo na muntu babidutsindiyeho burundu, nta cyacu na kimwe gisigara ku isi, gisigara mu batuye isi. Abantu bose tubatsindiweho, imiryango yose tuyitsindiweho, nta kintu na kimwe gisigara cyacu. Genda munyengeri muti. Genda munyengeri muti. Genda munyengeri muti. Amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukire. Nyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho. Inkota z'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho. Amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo akumanukireho. Nyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo ikumanukireho. Inkota z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo zikumanukireho. Genda munyengeri muti. Genda munyengeri muti. Genda munyengeri muti. Genda munyengeri muti. Uvemo. 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 Mwana Data nyir'ijuru, yo kwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe, tumanure iminema, ububasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa, uduhe gutsinda ibigeragezo, ibishuko n'imitego ya nyakibi. Ndagusaba ngo urambure ikiganza cyawe, uduhe umugisha ubwenge bwacu, ibitekerezo byacu, roho zacu n'imibiri yacu, umugisha ibyo waduhaye n'ibyo witegura kuduha byose. Umugisha wawe udutagatifuze, umugisha wawe uturinde, umugisha wawe udukomeze, umugisha wawe uzatugeze mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi w'impuhwe Bikira Mariya, ndagusaba ngo udushyire mu gishura cyawe, uducubize mu nyanja y'impuhwe z'Imana, uduture kuri altari yo mu ijuru. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko washubije inyuma guhungiyeho agutakambira mu murengera umusabire. Nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganye. Umpagarare ukunda umunyabyaha, mubyeyi mukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyitaho. Amen.
izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Amen. ubuyobe, imitego n'ibitero bya sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.